uyu wa kane tariki ya 9/2025 habyutse inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Ingabire Marie Immaculée witabye Imana. Yari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, akaba apfuye afite imyaka 64 y'amavuko. Amakuru y'urupfu rwe yemejwe n'abantu b'inshuti ze za hafi ndetse n'umuryango we, aho bagaragaje ko yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye igihe. Marie Immaculée yari amaze iminsi atagaragara cyane mu itangazamakuru, bikaba byaterwaga cyane n'ubu burwayi yari amaranye igihe kitari gito. Marie Immaculée yagize uruhare runini mu kurwanya ruswa n'akarengane. Mu kuvuganira rubanda, tumwifurije kuruhukira mu mahoro. Uyu munsi nkaba ngiye kugaruka ku mateka y'uyu mubyeyi mutigeze mumenya. Ingabire Marie Immaculée yakuriye mu buhungiro, aho yabaye muri Congo n'u Burundi, akaza mu Rwanda ahungutse mu 1994, aho yari yaratandukanye n'umugabo bari bamaze imyaka 10 babana, ndetse ntagire ubushake bwo gushaka undi mugabo. Nubwo yashatse umugabo ariko nyamara ngo mu buzima bwe ntiyakunze guta umwanya cyane mu basore n'abagabo, kuko yari afite abana akeneye kurera. Yagize ati, sinigeze ntekereza gushaka undi mugabo, uretse ko no mu buzima bwanjye ntataga umwanya mu bagabo, bihurirana n'uko muri icyo gihe nari nshishikajwe n'imibereho yabo nareraga. Ingabire Marie Immaculée afite ubuzima butangaje, nubwo yagaragaraga nk'umugore mwiza, ndetse bigaragara ko ashobora kuba yari mwiza birenzeho akiri umukobwa. Akaba yakundaga gutera urwenya cyane, yavugaga ko atigeze ashyira amavuta na rimwe mu musatsi we, ndetse ko atigeze adefiriza kuva yabaho, nubwo byongera ubwiza bw'abagore bagasa neza. Marie Immaculée we yakundaga gukora cyane, ndetse akaza akagaharira umwanya munini, ariko ngo agakunda gusohokana n'inshuti ze, akareba imbyino gakondo, agakunda abantu batera urwenya bagasabana. Akaba yangaga umugore utagira ibanga, uwamubeshyera kandi ari inshuti ye. Mwene uyu ngo akaba nta cyizere yamugirira. Avuga ko mu ijwi rye ry'abagabo yavugaga ko na mama we ariko yavugaga, akemeza ko kwanga ikibi no kutarya iminwa imbere y'ikibi atitaye ku gukomera kw'abashinja abiterwa n'uburere yakuranye bwo kwanga ikibi no kukirwanya. Mushimiye wakurikiranye iki kiganiro, ukomeze gukora subscribe kuri Mugisha TV, ibiganiro byiza byo nakagaruka.